ko Masunzu n'umujenerali nk'abandi ntabwo igisirikare kimutinya icyo kimushyiraho cyamufunze cyabisohora nko cyasohoye bantumba ko cyasohoye bantuze ntabwo nemera ko Masunzu afunze bazayirwa abo bandi maye biyumva ko ntazi ukuntu bameze bagota abanyamurenge kuri rwego Masunzu n'umunyamurenge yego nta santima bamufitiye donc FARDC ntabwo ikunda Masunzu ubwo na Masunzu hasigaye kumenya niba n'abatanayikunda yego mwebwe mwirirwa mumenera kurwara bene wanyu bahagurutse ngo barwanya akarengane ariko mugeze Kinshasa nta nawe gusaba indangamuntu nguri nyamuhombeza cyangwa se nguri gisaro ngurinde nawe yakumanika nkuko amanika abandi tumenye ko bariya bose bavuga tuvugisha ukuri nta numwe udafite n'akaryango kasigaye iminembwe none se ubwo ntikari victim bagiye kuvuga ngo bari naba victim kuko ngo Sematama ngo yagiye hariya bazabanza bimagine Sematama adahari sibyo bakeneye se akabona bingaruzwa muheto Kongo izakemura kiriya kibazo cyangwa banakikemurire bari ubwabo ariko kuvuga ngo urabahagama ngo urabanesha uragira gute genda nibaza iriya twirwana nkunda kuyigarukaho Sunza agenda mu ruhande namahitamo yari kubona rugoye afite iki azagira ikibazo cy'umutima hari barabona n'Iminembwe ariko abantu maze kujya mbona nzabaza mubaho mute bafite ukuntu babaho kubyanze bikunze ariko birenze bafite resilience ku rwego rwo hejuru Masunzu ari hagati nk'ururimi leta ya Muhiga bene abo bamuhiga niba hari umuntu utagira ibitotsi bonza ari Masunzu ubwo rero niba Minembwe ya potera bananiye na Masunzu bo yananiye na barimo kuko ni ushinzwe kuba yakagize gute ntabwo numva ko yabyinenga rero ndetse ndabisabira uburenganzira natume Nyakutumba natume Ngoma Nzito natume Rukumeta yarapfuye ejo hari umuntu wabonye muri twirwanaho atanga ikiganiro ngo barwana n'abajenerali ngo bagize abajenerali ngo bafite abasirikare 12 ngo general bafite segishori ngabahosha twirwana nsigaye ifite amagambo marangi ahubwo undi baratsinzwe babarwanya bashaka bazambika intwaro hasi ni benshi pe ingabo 20 n'abinga z'abarundi abamugoma zito niki FARDC sinakubwira ahubwo se ahubwo abaza ruzarasinzira Sematama kandi ushabana abasuzugura birirwa bisengera bikoresheje ibiterane nkaho nta kintu gihari izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Hari amakuru nagiye mbona sinzi niba nawe yabonye ati General Masunzu yatawe muri yombi ngo arashinjwa kuba yarabeshye services z'ubutasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati iperereza n'ubundi riracyakomeje ariko ntibaza bimaze iminsi bivugwa ko hari n'indi operation yakorewe umunyamurenge arapfa umujenerali nkibaza ibintu bya Masunzu byo bizarangira ryari cyangwa se gute Masunzu ariko afunze FARDC yabitangaza kuko no umugabo w'ingabo ukomeye ubwo hari abantu bavuga muri Kongo ko bafunze ugasanga ntibafunze hari n'abafungwa bakabigira ibanga kandi amaze igihe kirekire afunze yego ariko reka tubitware muri ubu buryo reka akaba amaze igihe yafunzwe ntimunabimenye bakabitangaza ubu cyane ariko hakaba n'abavuga ko bafunzwe badafunze yego navugaga ibintu bibiri bishoboka ariko Masunzu n'umujenerali nk'abandi ntabwo igisirikare kimutinya icyo kimushyiraho cyamufunze cyabisohora nko cyasohoye bantumba ko cyasohoye bantuze ntabwo nemera ko Masunzu afunze niho nashaka guhuza guhagurukira ariko rwose simple niba abazayirwa babujije bateye amabuye Gisaro agiye gushyingurwa ntacyo bapfa na Gisaro badapfana na Masunzu niba bazayirwa abo bandi maye biyumva ko ntazi ukuntu bameze bagota abanyamurenge kuri rwego Masunzu n'umunyamurenge nta santima bamufitiye donc FARDC ntabwo ikunda Masunzu ubwo na Masunzu hasigaye kumenya niba n'abatanayikunda rero icyaba kuri Masunzu cyose ni nk'ikiba ku wundi kujya murenge aho ukibaza kuki nyine biri mu bitekerezo bye azi impamvu kuki byatabibona none se yabona nka Olivier Gasita
ariwe wari maneko karundura kandi muri zone ya gatatu ayobora bamuteye hejuru kuriya kugira ngo Masunzu arasinzira nubwo yabigiramo uruhare simbizi ashobora no gutoteza abe nkuko nyine abo mutugara batoteza bene wabo ariko by'ukuri operation y'ibihararumbi izaza kwica umunyamurenge ntabwo izaza nese nta bamujyango y'utugara bafite isoko mu minembwe hatakira ubuzima buryoshye urakagara leta yabujije access kuri minembwe kugeza umuti kwa nyokuru tukane imagine ariko ibyo ngibyo byose bibaho kwisi biba ariko bibabaje Masunzu rero urwahuta Sematama simbimwifurije igihiga icyahiga nawe cyamuhiga ni question d'etat yego ni question d'etat ikindi kibazo cya kabiri ni question yo kubimenya iyo kubimenya rwose ukamenya ko nta muhwe nawe baguseka yego buriya birwa baryanira inzara budede murebe koko nabo mbona uwo bita Gisaro muri leta muri famille za Tshisekedi yabashatsemo cyangwa bashakananyemo ari gusebya abanyamurenge bitwa abandi bari baseba ishyibone bari bande banyamuhombeza n'abandi bose mwebwe mwirirwa mumenera kurwara bene wanyu bahagurutse ngo barwanya akarengane ariko mugeze Kinshasa nta nawe gusaba indangamuntu nguri nyamuhombeza cyangwa se nguri Gisaro ngurinde nawe yakumanika nkuko amanika abandi nyamuhombeza wundi uba muri za Nouvelle Suède sinibuka umunyamatiku mabi cyane n'abandi bitwa ba Kiyana simbizi so no kuvuga iki rero ibyo bigira byose uruhiga abo kwa Sematama nabo ntabwo rwabanonera rubabonye urumva umukwabo w'abafurero umukwaru w'abakina bakirirwa bahiga abanyamurenge bayida we tumenye ko bariya bose bavuga tuvugisha ukuri nta numwe udafite n'akaryango kasigaye iminembwe none se ubwo ntikari victim bagiye kuvuga ngo ni aba victim kuko ngo Sematama ngo yagiye hariya bazabanza bimagine Sematama adahari sibyo bakeneye se akabona bingaruzwa muheto so Masunzu nuko ameze imiryango ya Masunzu se wenda ntushobora gusanga nabo bamubuhungiro kandi babana n'abandi bari ku rugamba rwirwanaho bari abantu hanigi usanga imiryango y'abara bacira bavumiye ku gahera bakavuga bati nimugende mwaraturumbiye mwatubereye amaboko akunje atarambuye kugira ngo arwanirire ubwoko bwabo buriya ba Sematama imiryango yabo muzahora bibuka ba General Makanika imiryango yabo zahora bibuka kandi barimo bato cyane ku buryo ba Makanika nk'igihumbi baracyariho bashobora gukora n'ibirenze na ba Makanika rega muri za 96 bari abantu bato cyane sibyo basa kuba ba General na ba Sematama bari abantu bato nyine bato ndavuga mu gisirikare ariko baza gukura sibyo ubu naba general none urubyiruko muri kwirwaneho rwo babasore b'abatinijazi n'iki byose abantu ko bize ko bajijutse baza mu myaka 10-15 bazaba ari igiki Kongo izakemura kiriya kibazo cyangwa banakikemurira bari ubwabo ariko kuvuga ngo urabahagama ngo urabanesha uragira gute genda nibaza iriya twirwana nkunda kwigarukaho impamvu nyigarukaho sinihindi twirwaneho iba ahantu mu minembwe hatakora ku mupaka yego twumvikane bugiye ukora ku mupaka Sandrine n'utunini watubona iyo ukora ku mupaka nyine n'umunyu wawushugurika yego mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ibintu bitanarenze ariko bari mu minembwe ahantu bagoswe n'ingabo za leta mu buryo buri hermetique ariko bakayinesha njya mvuga ngo buriya abantu bandika ibitabo bazandike kuri twirwaneho rwose twirwaneho uko yatangiye mu myaka imaze sibyo ugiye kuyikompara no kubaye mu ventura bagiye babaho babaga muri Sarambwe nibura ikora ku Kirunga ntago barara umunyu abo ngabo sibyo bafite ikiyaga nka biva Icumbi kiriya cyo muri Rucuru ntago ubonye umubaye mu ventura ry'ifi ntabwo wajya kuvuga ngo yayikuye he sibyo ariko umunyamurenge barabona mu minembwe ariko abantu maze kujya mbona nzabaza mubaho mute bafite ukuntu babaho byanze bikunze ariko birenze bafite resilience ku rwego rwo hejuru so rero kuvangura Masunzu ngo bagufunze bagize gute kuvuga ngo ibyo ibikorerwa abandi bya gukorerwa kandi nibifunga no c'est pas chitamwe ciwewe tumba nabandi nawe umujendero nk'abandi ntago bazakugeraho ngo nugira icyo ushinzwe reka kugukoraho ngo tugiye muri military administration isanzwe ntago bazakoreka ngo umunyamurenge ngo atagufunga ngo bave ngo umunyamurenge tugufunga biragenda gute
ni ayo makarita abiri. Ikiba ku bandi basirikare kiba kuri basanzwe baba abaruba cyaba no kuri Masunzu. Itotezwa rikorerwa abarwandofone biganjemo ubwoko bw'abatutsi nabo byaba kuri Masunzu. Masunzu ari hagati nk'ururimi. Leta ya Muhiga bene abo bamuhiga niba hari umuntu utagira ibitotsi bonza ari Masunzu. Masunzu no kuvuga ngo leta yumva yamugambanira anytime, sibyo? Yayigambanira nako izi nyeshyamba ziravuga turi mwene wacu ariko niwe baduhaye ngo baguhaye ngo utwice utumare. Yego. Masunzu sinzi ukuntu asinzira buriya. Imivumo ituruka iburyo n'ibumoso ntabwo nzisimbizi. Ariko arayimenyereye n'uwa kera. Aba muri ziriya kuva mu gihe cyangwa witaga amasasu n'indanga n'abandi bose. Ariko wowe ntabwo bazi. Ntabwo mbazi. Ni amatati ya kera ku gihe cya Kabira. N'abanyamurenge uko biciwe Kishasa bakagira gute. Masunzu agenda mu ruhande na mahitamo yari kubona rugoye. Afite azagira ikibazo cy'umutima hari. None se masha ngasagira icyo. Yabayeho nabi. Ni umujenerali wabayeho nabi. Utabona igitwenge gaseka. Ashobora kwicwa n'umutima. Reka niba nk'urumogi cyangwa ibindi bintu byakaba bikagira. Nta munyamarenge nk'urumogi. Nta munyamarenge nk'urumogi. Kunkuru umugi no kwica abantu bangana kwica mwene wanyu kohereza drone yo kwica makanika igikomeye niki. Nta kiza kirimo. Yego. Ako ntabwo twigisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Ariko je nawe ndabona ariko wa mugari nti nuko utarabazi bose nyine uzibangaheze kari benshi. Abuzi ntabwo barunywa, abuzi ntabwo bakora amabi. Ariko ba Masunzu bakora amabi arutano gutumura ibyo bitabe. Yego. Ariko agitumuye bwa nicyo cyamufasha kumwenyura. Nenda nabonye yiha ariko yukomeza yihanangiriza abarundi ati muri kugenda gake ni muhusha ko uko mukora ibishoboka byose mufate ikibuga cy'indege cya Minembwe atubundi ngikorereho. Inde? Masunzu. Sande ujuma makuru nawe andenze. Masunzu agiye kugira abarundi se ngo gucyo. Ntago bizi. Ni wo baha commande se. Aya makuru yaranatambitse muri weekend pe. Yego yabwiraga ko ngo bafata Minembwe akabona ikibuga ngo cyo gukoresha. Yego. Oya, ça c'est un paradoxe. Niba Masunzu ari uyobora troisième zone de défense. N'abarundi barimo. Sibyo? Yego. Ntago umuntu yava ku kintu afata hano kandi arushize kuhafata. Kandi yanakohereza FARDC niba harimo ahubwo wa magana niba harimo FARDC bagasaba niba harimo question de commandement yakoze FARDC ntabwo kibazo akibajije yabarijije. Kuko ni ukomandinga bose. Nabo barundi bariyo. N'abamonisiko niki. Iriya zone de défense ya gatatu ni zone nini cyane kavarinza none cyane. Masunzu ategeka bakashama muri Ruturi. Masunzu ategeka banga babande yande. Masunzu bagavana basiri kibona no rukivu bande bose. Masunzu kirekane abantu batumva Masunzu ngo ni giki. Masunzu afite ubushobozi bukomeye cyane mu by'igisirikare. Reba intara ya Copo, reba Manyema, reba Sud Kivu no Rukivu, reba Ituri. Masunzu ntago adiringa na governor. Ntabwo adiringa ni umuntu ukomeye cyane. Ntabwo nubanga ngajya kumera nk'usaba report abarundi kuki ko abagize n'igihomba ahubwo. Oya, mu gisirikare ntabo umuntu umwe nundi yaza kuyobora zone de défense n'undi sinawe wayoboraga mbere. Bazana nundi akayobora. Icyo nahakanaga nuko Masunzu yavuga ngo kuki nkaho arimo kwigira hambo imbere y'abategeka. Nuko bategeka si kuki. Iyo kuki nyine atabategetse ngo muyifate. Ati ni kuki mudafata ikibuga muri kugenda. Ariko yabaye commande se ntibagenda. Bukeye. Ndavuga yabaye commande ntibagenda. Erega shana no kuba bakoresha kujya wenda rero n'imbaraga zabo. Atari uko we anayobewe wenda kuba ese ne operation akoresha abandi. Nta gupima imbaraga. Gutyo. Imbaraga abazizeye ko zihari. Imbaraga bazifite. Ubwo rero niba Minembwe airport abananiye n'Amasunzu yananiye n'abarimo kuko ni ushinzwe kuba yakagize gute ntabwo numva ko yabyinenga rero nese ndabisabira uburenganzira natume Nyakutumba natume Ngoma Nzito natume Rukumeta yarapfuye natume Makanika nako natume Indera. Ejo hari umuntu nabonye muri twirwanaho atanga ikiganiro ngo barwana n'abajenerali ngo bagize abajenerali ngo bafite abasirikare 12 ngo general afite segishori ngabahosha twirwana nesigaye ifite amagambo marangi twirwana ifite amagambo noneho utabona naho hari uriya umuntu w'umunya Uvira uramubona umaze ibise atanga ibiganiro hari noneho Rugabo yewe twirwana bazi kuvuga bose nta muntu utazi twirwana bayajengereje leta bazi no kwandika hari utwandiko twirwana igikoma nka leta y'u Burundi igahita isohoka yisobanura urumva reka nkubwize ukuri
revolution ibera mu Minembwe ifite amani y'abandi bafatikanyije bo muri Nord Kivu nayo hose abantu bazandika ibitabo bibiri revolution en general y'aba Rwandophone ariko nibagera mu Minembwe bazashyira icyo bita bis mu bwanditsi urazi icyo bita bis no gushyiraho umugereka w'igitabo ugakora igitabo n'agatabo bari abanyamurenge bararenze iyo urebye ku ikarita ukuntu bagoswe urumva nako kabuga nk'abamagare ngo bana banananiwe ahubwo undi abantu baratsinzwe babarwanya bashaka bazambika intwaro hasi ni benshi pe ingabo 20 n'abinga z'abarundi abamuguma zito niki ifari se nakubwira ahubwo se ahubwo abaza uzarasinzira se matama kandi shabara basuzugura birirwa bisengera bikoreshereza ibiterane nkaho nta kintu gihari ibindi nkubwira akajambo nkuravugaruka ngo abazayirwa baraziranye abazukuntu rwose utamubuza gusinzira kandi urimo uvuza amadebe akaba yacuranga gitari urimo kuvuza amadebe nyuma avuga ati mu marekuri ya amadebe nyine nyuma y'idebe nta kintu afite kuko urebye ukuntu bagoswe baba baramanitse imbunda kera bati turashize imiryango yacu idashira tubayengaruzwa muheto ariko ntibishoboka ntago babanesha ntago babanesha baraziranye Sandri bano bantu baraziranye bazi kutatsinda umunyamurenge ku mbunda baba bizi birabirwa bikarakasa bakoma induru n'abarundi bazi ko batabanesha baba babizi bakabyubahanamo bakagira gute buriya nabariko baba baza handi banesha mu Rwandophone nko ku rugambo ntibashimaho abazayirwa baravuga we baravuga tu abantu bavuga ngo bafashe Bukavu airport international airport kandi bambe Kavumu Kavumu nabonye ngo bari ba neza n'umuvugizi twayigeze hari no muvugizi bwa guverinoma nawe babyemeje sha namubonye rwose avuga ati Kavumu niko duhari rwose nta foto nta heruka sibyo bashobora kuba nabazi ko mu kinyoma bano bantu batabikorereza sha gusa nyine umugabo urumva witwa Masunzu wa mugani wawe ashaka kwicwa n'umutima pe kuko wa mugani uzi ko ibiguhiga ari byinshi wowe ujye uvuga ngo ntacyo yaba ararinzwe cyane ni umujenerali ariko reka nkubwire masha icyo mbona cyo n'umujenerali nawe hari akantu babyita kayihayiho asigarana inyuma kakenge akavuga ateze wa mugani niba uyu munsi ndi gufungwa bande bose barapfuye nanjye ari bene wacu wa mugani njyewe ndinde Masunzu wa mugani Masunzu ameze nk'abantu bicuruza kandi no muco mubi bene abantu bicuruza bakiyambura agaciro urumva ntago amenye uwo bajyamiyanye ejo kujyamiyana unajua manake mu Giswahili kujyamiyana ubwo no bagize iki no bagize icyo utekereje twikomereza mbega ntamenya ngo ejo nahuye nande ejo nagize nande nuko Masunzu afite koshmari agenda avuga ati aha nicaye aha ngwereye hagize gute twirwana iramvuma ni bene wacu leta nayo ibyigira gasiti ibyigira neze nanjye ni bene wacu nanjye nta mpuwe bamfitiye urumva kandi abanire bakavuga ati n'inkotora gato leta iravuga ngo nabagamiye kuri bene wacu abandi nabo bati ningira gute kandi Masunzu yaje no kurwanya mu 23 ya mbere Goma iramutsinda subwa mbere mutsinze urumva aka kantu nka mu 23 yamukobera nko gutera gisangani kabanze kanasenya eta major ikayisiga yikongeje ako nsigaranye ryo gushaka kuva ko abantu barwara bakajya bakatwika bakikomereza cyangwa bakagaruka udukabi cyane ako ntago ari kabi cyane bano bantu bakeneye kongera imbaraga mu dutero shuma tutaruko kwigarurira ahantu bakanyera bagakukosora bagasiga bagufasha ikiganza ngo dore igakwandika karigarafi bakigarukira uzi impamvu ibyo bibasawa ntago bibashinja ko bongeye guhindura ibirindiro ngo Amerika na Qatar baze hejuru ariko intambara itarenze amasaha ane bakagaruka itwaye iki siyo ngiyo kandi nafashinga bakumuvinga rega iyo barwana kuri wari umaze nk'umwaka mu ndacya nibura hindura miriye kavuga ati ubwo harabagiye kuvuga ngigwamo benshi igira gute drone sikizi kabahitana n'undi mwiwe muri aho ngo mutanagiye izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars
kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.